ubundi iyo nasengeye nk'umurwayi yego nkamusengera yarazahajwe n'imyuka mibi nkabona Imana haruka ibigenje mbwira Imana nkavuga ngo witi nuhabwe icubahiro nkumva muri nje hajemo imbaraga cyane. Nko mu minsi yashize hari umusaza kuko hari groupe mbanyoboye kwa gatandatu, hari umusaza waje gusenga yagiye ari kubaririza izina ryanjye ngo umukobwa ngo usengera hanaha ngo witwa Jose ngo mumpe nimero ye, kuko abashoramari baramuguriye, bamaze kumugurira abarozi barangije baramuroga bamuroga umugongo, bamaze kumuroga umugongo ajya mu ibitaro biranga kumuvura biranga, bamucisha mu cuma, barangije baramubwira ngo arwaye umwijima, bongeye kumucisha mu cuma baravuga ngo igufa ryo ku mugongo ngo ryaravungutse. Ubwo noneho ibitaro biramwirukana, noneho umuntu umwe aramubwira ati uzagenda ubaririza umuntu witwa Jose usengera ahantu hanaha, umubaririze azagusengera, we arasenga bigakunda. Umusaza yaraje yegamiye ikibando adashoboye kwicara, barampamagara, ndangije nari nakerewe uwo munsi, nkimara kumukubita amaso numva ubwo baburanyishe, ndangije mbwira Imana ndavuga ati wite bazanzana n'umuntu wapfuye ngo musengere Mana ibi bintu ni ibiki, numva ubwo baburanyishe. Ariko mu butware bw'Imana namukojejeho ibiganza, kuko Imana yarambwiye ngo uzakozaho ibiganza wese azakira. Umusaza naragiye namusengeye nk'isaha yose, umusaza yavuyemo yakize. Aho ngaho twaturi gusengera cya kibando yagiye agitwaye ku rutugu, nyuma yaho twaraganiye arambwira ati burya naragiye mbona ikibando kiri ku ntera isoni, ndangije ndakibitsa ndagenda. Ariko sahizi tuvugana umusaza ni muzima. Hari umumama wari urwaye baramuroze amaguru adashobora kugenda habe na gatoya. Ubwo noneho nari nasenganye n'umuhanuzi, noneho uwo muhanuzi asenga muri rusange, ariko njyewe Imana imbuza amahoro integeka kuba namusengera. Uwo mubyeyi naragiye ndamuhagurutsa, ndamubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Arahaguruka, Imana irangije irambwira ngo tera agakorasi, ndagatera. Ndangije ndamubwira ntubu njyewe nge nawe tugiye kubyinana, hari mu masengesho. Mbwira abantu ni muduha amashi, abadufasha kuririmba badufasha kuririmba, ubundi nge n'uyu muntu tugiye kubyinana, kuko Imana yari imbwiye ngo tubyine hari ibirava mu maguru ye. Ndangije ndamubyinisha, turabyina, umubyeyi arasimbuka, nyuma y'iminota mikeya arangije ashima Imana, aravuga ati ibi ngibi byari byaranze sinabashaga kuzamura ukuguru, ariko ibintu biri gukunda. Imana ikubwira ngo nyine uwo mumama muhagurutse mubyinane kandi uzi ko afite ikibazo cy'amaguru, izo mbaraga zo kubitinyuka wazikuye? Ni Imana yabinshoboje, kubera yuko atari Imana wareba nawe ubwoba bukakwica, ariko bitewe n'imbaraga z'Imana urategeka, Imana nayo yarangiza ikaze kakubaturika kumaramo ubwoba, ubundi kagukoresha iby'ubutwari. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show, aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ari mahanga mwumva ikinyarwanda, ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Yego nk'ibisanzwe nitwa Tumimana Concorde, aha mpagaze ndi mu kagari ka Gafuka mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera. Wakwibaza uti Concorde yavuye Musanze aza mu murenge wa Kinoni kumara yiki? Ntabwo naje gutembera ikiyaga cya Ruhondo kiri hano hepfo, ntabwo aricyo naje gusura, ahubwo ni muri ya gahunda yanjye yo kubarebera abakozi b'Imana kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana. Mu minsi ishize nagiye kubona mbona nimero irampamagaye, abarambwiye ati nitwa Muyizere Josiane bakunda kwita Jose. Arambwiye ati ndi umuhanuzi, ati nakurikiranye ibiganiro byawe, ateka Imana yakuntumyeho, nanjye nikagira inkuru. Abarambwiye ati Imana yambwiye ibi nibi, nanjye numva koko nivyo byifuzo mfite. Arambwiye ati Imana igiye kubisubiza. Uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire, dukorane ikiganiro, tuvuge imbaraga z'Imana. Reka ngusaba benshi bajya bavuga ngo nta nimero twashyizeho, ariko umukozi w'Imana tuzimubaza turi kukirangiza. Uzo gukurikirana ikiganiro ugisoze, nimero urayibona, nawe ni wumva wafashe nkuko nanjye.
usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye, iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira. Yego bakunzi ba Concord TV show, nkuko nabwiye ko tugiye gusura umukozi w'Imana Josiane, irindi ko ngibagiwe aya se witwa yegereze mikoro. Ubundi mfite amazina 3. Ayahe? Ay'ababyeyi banyise ni Muyizere Josiane. Muyizere Josiane. Ubwo izina rya karitsiye ni Jose. Yego, okay. Bararihina ubundi abantu bakunda guhina amazina, niba umuntu yitwa Solange ngo ni Soso, Florence ni Fofo, Josiane ni Jose, nyine abantu babakunda ibitarabagora. Yego, twamugezeho ni Muyizere Josiane, niwe turi kumwe nawe, ni umuhanuzi Imana yagiriye neza akiri muto. Nukuri pe, mubigaragara uri muto. Nukuri pe, Imana yaransuhuje. Yego, bihabwa icyubahiro, ni yamamare cyane. Reka tubanze dusenge ngo Imana ize kutuyobora. Yego, Mana yacu uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, byiringiro bizima, nukuri turagushimye turaguhimbaje, waturinze waturengeye, wabanye natwe nyiribihe, waturinze tutarabo kurindwa, izina ryawe nirihabwa icyubahiro, izina ryawe kandi rikomeze ryamamare. Mwami wanje, dore tugiye kongera kuvuga gukomera kwawe, tugiye kongera kuvuga iby'imbaraga zawe zakoze, tugiye kuvuga ko twongeye kubona ukuboko kwawe, twemerera uzubane natwe, ubane natwe nyiribihe mu kiganiro. Mwami wanje, icyo cyose kiri butambuke, uze wivange hagati yacu, kubera yuko tugufite twakomera. Twirukanye imbaraga z'abarozi, imbaraga z'imyuka mibi zose turaziheje mu izina ryawe Yesu. Turahamagara imbaraga mvajuru ngo zize zibane natwe, tweyuye ikirere mu izina rya Yesu. Marembo y'ikuzimu yose turayafunze. Mwami, duhamagaye igicaniro cya Mwuka Wera, nikiza kiganze muri twe, ntaba ari twe, izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Uwiteka nuzubane natwe, uduhagarara uruhande mu izina ryawe nyiribihe. Tuguhaye karibu n'ikaze, urakoze kurabana natwe. Amen. Yego Jose, twe tuvuga ngo Imana yaguhaye impano ukiri muto pe, ko mu bigaragara ntabwo kuze cyane. Ntabwo kuze cyane, nta bantu bari wahanurira bitewe n'ukuntu bakuruta mu myaka. Hizbate ko kaya gakobwa kari mu biki, ati niko Imana ivugiramo gusa. Bibaho cyane, bibaho cyane, kubera yuko nagiye mpura nabyo mu bihe byinshi bitandukanye. Hari umumama wari urwaye, baramuroze amaguru adashobora kugenda habe na gatoya. Ubwo noneho nari nasenganye n'umuhanuzi, noneho uwo muhanuzi asenga muri rusange, ariko njyewe Imana imbuza amahoro integeka kuba namusengera. Uwo mubyeyi naragiye ndamuhagurutsa, ndamubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Arahaguruka, Imana irangije irambwira ngo tera agakorasi, ndagatera. Ndangije ndamubwira ntubu njyewe nge nawe tugiye kubyinana, hari mu masengesho. Mbwira abantu ni muduha amashyi, abadufasha kuririmba badufasha kuririmba, ubundi nge n'uyu muntu tugiye kubyinana, kuko Imana yarimbwiye ngo tubyine hari ibirava mu maguru ye. Ndangije ndamubyinisha, turabyina, umubyeyi arasimbuka. Nyuma y'iminota mikeya arangije ashima Imana, aravuga ati ibi ngibi byari byaranze, sinabashaga kuzamura ukuguru, ariko ibintu biri gukunda. Ariko muri abo bahanuzi twari twasenganye, harimo umwe n'ukuri yagize ishari, nanjye ndabibona. Agira ishari pe, hahandi yashatse kugira ngo ahita ahagarika gahunda vuba, nanjye mpita mbona ibyabaye mu mwuka, mpita mbwira Imana ngo Mana kupa network, ibindi bizaza nyuma, kuko nabonaga yuko tugiye gucumura imbere y'Imana. Hari igihe duhanura abantu bakadupinga, abantu dukorana cyane umurimo, ugasanga wenda kuko
ntabwo Imana iduha kimwe, kandi aho mba naraye ntabwo mugenzi wanjye aba ahazi. Hari igihe mba mbona wenda imbaraga zigiye kumbana nkeya, higira nko mu butayu nkabwira Imana ngo Mana nyongerera imbaraga kugira mbashe gukora umurimo wawe. Urumva rero wa wundi wasigaye wiryamiye bya bindi nasabye Imana mu butayu yabimpaye, wasigaye yiryamiye ntabwo azi ibyabaye. Rero Imana ninkoresha iby'ubutwari ntabwo bizamushimisha. Rero ibyo ngibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Nose wowe Imana ikubwira ngo nyine uwo mumama muhagurutse mubyinane kandi uzi ko afite ikibazo cy'amaguru, izo mbaraga zo kubitinyuka wowe wazikuye? Ni Imana yabinshoboje, kubera yuko atari Imana wareba nawe ubwoba bukakwica. Ariko bitewe n'imbaraga z'Imana urategeka, Imana nayo yarangiza ikaze kakubaturika kumaramo ubwoba, ubundi kagukoresha iby'ubutwari. Nta buhanuzi Imana yari yaguha cyangwa se ubutumwa uganga ubushyira umuntu, nawe wareba pe ukumva uratinye turiya muntu nzamuhera. Ashobora kuba ari umuntu ukurutaho uracyari muto, akaba akurusha amafaranga, akaba akurusha icyubahiro, warangiza ugatinya, ariko Imana ikakubuza amahoro n'undi bikarangira ubu umushiye. Bijya bibaho. Hari igihe wenda urugero Imana ishobora kugutuma nko ku muntu wenda ni umusambanyi, wenda ni nk'umupapa, Imana ikabona ko urugo rwe rugiye gusenywa n'ubusambanyi bwe. Imana ikakubwira ngo genda umubwire ngo areke ubusambanyi bwe. Hari igihe umureba warangiza ukavuga ati se nimubwira ugasanga nteye nk'urushyi biragenda bite, ariko Imana iragenda ikakubuza amahoro. Icyo gihe iyo utekereje ibyo ngibyo uba ukiri mu mubiri, ariko iyo wageze mu mwuka uragenda ukamubwira, warangiza ugakubitira mu cyicu ukigendera, agasigara ariko gutekerezaho atava mu bibi bye agahurira n'Imana mu ikorosi. Ntawe urabibwira ngo gutera urwo rushyi? Oya, ntawe urankubita, kubera yuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Mwuka Wera nadusanga azatwemeza iby'ibyaha byacu. Uzi neza ko ibyaha byawe ndi kukubwira ngo va mu byaha byawe, kandi uzi neza ko ari byo wiberamo, ntago Mwuka Wera aba yakugezeho, ntabwo ibyo ngibyo byo gukubitana wabitekereza, ahubwo uhita uhinda umushyitsi ukavuga uti burya Imana ibindeba. Yego. Nta gihe cyawe cyagiye ukavuga ukicuza uti Imana koko kuki wampaye impano y'ubuhanuzi? Ntabwo icyo gihe kigeze kikubaho? Icyo gihe hari igihe cyambayeho, kubera yuko nigeze ngira nk'akantu k'akabazo wenda nko mu rugo, ndangije mbwira Imana ndavuga ngo Mana waza ukandengera. Imana iricecekera, iraceceka. Ndangije mbwira Imana ndavuga ngo Mana none ko mpanuriraga abandi bigakunda, nkaba nguhamagaye kandi nsanzwe nguhamagara ukanyitaba, uyu munsi nkaba nguhamagaye ukanga kunyitaba, Mana wabitewe n'iki? Aho ngaho mpita mvuga ngo Mana wankuyeho amaboko. Ariko Imana nuko yarebaga ikavuga ngo nimanze nyure muri urwo ruganda rumanze rwanshura, mbanze naba umuntu mukuru mu by'umwuka, menye neza ko kubabazwa bibaho. Aho ngaho naricujije, ariko nyuma nsaba Imana imbabazi, kuko Imana yaje kubigenza neza. Nyuma yaho nanjye nitekerejeho ndigaya, ndavuga ngo Mana mbabarira ku magambo y'ubupfapfa narindi kuvuga, mbabarira unyeze untunganye. Yego. Nosi wowe yurebye nyine kuba umaze imyaka 3 uri umuhanuzi, ni iki wishimira ukavuga iti Imana ndagushimye pe kuba arampaye impano y'ubuhanuzi? Ego. Ikintu nishimira kinanshimisha cyane kikantera umuhate cyangwa se imbaraga zo gukomeza gukorera Imana. Ubundi iyo nasengeye nk'umurwayi, yego, nkamusengera yarazahajwe n'imyuka mibi, nkabona Imana haruka ibigenje mbwira Imana nkavuga ngo witi nuhabwe icubahiro, nkumva muri nje hajemo imbaraga cyane. Nko mu minsi yashize hari umusaza, kuko hari groupe mbanyoboye kwa gatandatu, hari umusaza waje gusenga, yagiye ari kubaririza izina ryanjye ngo umukobwa ngo usengera hanaha ngo witwa Jose ngo mumpe nimero ye, kuko abashoramari baramuguriye, bamaze kumugurira abarozi barangije baramuroga, bamuroga umugongo. Bamaze kumuroga umugongo ajya mu ibitaro biranga, kumuvura biranga, bamucisha mu cyuma, barangije baramubwira ngo arwaye umwijima. Bongeye kumucisha mu cyuma baravuga ngo igufa ryo ku mugongo ngo ryaravungutse. Ubwo noneho ibitaro biramwirukana. Noneho umuntu umwe aramubwira ati uzagenda ubaririza umuntu witwa Jose, usengera ahantu hanaha, umubaririze azagusengera, we arasenga bigakunda.
umusaza yaraje yegamiye ikibando adashoboye kwicara, barampamagara, ndangije nari nakerewe uwo munsi, nkimara kumukubita amaso numva ubwoba buranyishe, ndangije mbwira Imana ndavuga ati wite bazanzanira n'umuntu wapfuye ngo musengere, Mana ibi bintu ni ibiki, numva ubwoba buranyishe, ariko mu butware bw'Imana namukojejeho ibiganza, kuko Imana yarambwiye ngo uzakozaho ibiganza wese azakira. Umusaza naragiye namusengeye nk'isaha yose, umusaza yavuyemo yakize, aho ngaho twaturi gusengera cya kibando yagiye agitwaye ku rutugu, nyuma yaho twaraganiye arambwira ati burya naragiye mbona ikibando kiri ku ntera isoni, ndangije ndakibitsa ndagenda. Ariko sahizi tuvugana umusaza ni muzima. Rero no kuvuga ngo ibyo byose nabonye bikoretse, mbwira Imana ndavuga ngo Mana ndagushimye kubera yuko ugikomeje kunkoresha iby'ubutwari. Ibyo rero nibyo bigenda bimpa imbaraga mu buzima bwa buri munsi. Yego. Agati Mana ushimwe ko barampaye impano yo gusengera abarwayi. Ubu uri kumwe nanjye. Yego. Imana ishimwe cyane. Nishirwe hejuru. Nta gihe Imana yari yaguha ubutumwa cyangwa ubuhanuzi bw'umuntu. Yego. Icyo kintu wowe ukaba warakibuze ni urugero, sibyo? Twese amafaranga tuba tuyakeneye. Imana ikakubwira ati genda ugiye konkorida ko agiye kubona amafaranga, kandi wowe amadeni akwishe. Icyo gihe ubyitwara mute Imana iguhaye ubutumwa ngo bushyire umuntu bw'ikintu wowe uri kucyifuza itakiguhaye? Oya, ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo uhanure uko utegetswe. Nshobora kuza nkakubwira ngo Imana iguhaye ibyo kurya kandi ngewe naburaye. Ubwo icyo gihe mba nsabwa gutegereza Imana ikampa ibyo kurya byanjye kandi binkwiriye, kubera yuko umugisha wanjye ntabwo ari wowe mugenzi wanjye. Nshobora kuba ndi gusengera amafaranga, ariko Imana ibitewe n'igihe iri kubona aho nzayakura igihe kitari cyagera, yarangiza ikantegeka kubwira abandi ngo Imana ibahaye amafaranga kandi bakayabona. Icyo gihe rero mba ntegetswe kutagira ishari, kubera yuko nanjye umugisha wanjye Imana ntabwo yari yawuzana. Mba ntegetswe kugenda nkamubwira ibyo Imana imbwiye, kubera yuko umugisha we ntabwo ari wo mugisha wanjye. Yego. Muvuga ngo nta shari, kuko n'ubundi uri umukozi w'Imana ugira ishari, aho ngaho ni zeru uba wabyishe byose. Nje naringize ngo Imana ikubwiye ngo ujye kubwira umuntu ko agiye kubona amafaranga wabyihora kuko we ntayo uba ufite. Umva njyewe ibyo bintu ntabwo bishobora kumbaho, kubera yuko aho ngaho Imana irakureba ikabona uri umunyeshari, yanakwica ikagukindura, kubera yuko ni ukuvuga ngo Imana mu bintu yanga umunyeshari, kubera yuko iyo uri umukozi w'Imana ukagira ishari, ni ukuvuga ngo n'ibindi byaha byose wabyisangamo wabyisayishijemo. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana wa nyawe nta shari agira. Niba hanuye ngo agahanura nk'umubyeyi ngo Imana imuhaye igitenge, washobora kuba yambaye London, nabwo ari imwe. Ni ukuvuga ngo ategetswe kumuhanurira agira gute imwambika igitenge, kubera yuko agomba kunyurwa n'ubuzima abayemo. Imana yashimye ko yambara iyo London, izanashima ko yambara igitenge kimeze neza. Yego. Nase uri umwana w'umukobwa, uba mu rugo, ufite ababyeyi? Mfite ababyeyi bombi barahari? Yego. Nabo barasenga se? Nago basenga, mama yasengaga kera ariko nyuma yaha bivamo, ariko ntago basenga. Ntago bikubangamira nyine ndabizi abahanuzi mukunda kugenda pe, nubara abantu benshi bazajya baguhamagara, ntibizagutungura ari guhamagara ati nyaboneka nsanga i Kigali cyangwa nsanga i Nyamagabe, ndarwaye ndi kugira ngo ndambire ikiganza, kuko Imana yaguhaye ubwo bubasha ndebe ko nakira. Mu rugo bigenda gute? Baguha uruhushya? Ntabwo bikubangamira kuba? Ngewe rero buriya ahantu hose ngeze nirata ababyeyi banje, kubera yuko Imana ijya kuntoranya. Yego byari intambara, byabanje kuba intambara, ariko mbere yuko mba umuhanuzi Imana yabagezeho. Niyo nagenda nkavuga ngo ngiye Kampala ndamara y'ukwezi, bapfa kuba bazi ngo nagiye gusenga, ntabwo bambangamira. Niyo wenda mu rugo hari akazi, mu rugo babanza bambaza ngo mbese Jose ntabwo urajya gusenga uyu munsi, turajya mu murima. Ubwo iyo ndajya gusenga ndababwira ngo uyu munsi ndajya gusenga, ariko iyo ntarajyayo ndababwira ngo nta kibazo turajyana mu murima. Ntabwo bambangamira. Nuko ababyeyi bawe mbasabiye. Ni ukuri nanjye mbasabiye umugisha ndahahana. Nose abantu baza hano mu rugo kugira ngo basengere, ntabwo nta gihe iwanyu nyine bintu bateka abantu bayikuza buri gihe. Oya, ahubwo buriya mu rugo iyo mu rugo babonye nk'umuntu runaka baba bazi ko tugiye gusenga, ntabwo batubangamira, baraza bakatuganiza, bamara kutuganiriza wenda babona tugiye gutangira umwanya wo kwisengera, bakaduhereza urubuga rwacu tukihamagarira Imana. Ntabwo batubangamira pe. Nanjye nageze aha
ntabwo ndi kwikanga nubwo ntabasanze hano ariko ubutaha ayigihe nzaza bahari nanjye nkabasuza ko ndi kumva nabakunze pe. Ni ukuri nubabona uzabakunda kuko nabo n'abana beza nta mutima mubi bagira. Uvuga ngo umwana agira impano nibarangiza bayipfukirane. Oya ntago bishoboka. Hari ababyeyi bameze gutyo. Hari ababyeyi bameze gutyo ni ukuri. Ariko nabo Imana ibagereho. Yego. Ababyeyi bameze gutyo wenda babuza abana baba gusenga, Imana nabibagereho kubera yuko iyo mu rugo hari umuntu umwe uhamagara Imana ababera umuryango wose maso. Nta kibi cyabasha kubageraho kubw'isengesha aba yasenze. Yego. Uri kumva se ufite umwuka wo kutubwira ijambo ry'Imana? Nta kibazo rwose. Kuvugira Imana ntabwo byantera ubute cyangwa isoni. Tuguha umwanya. Yego nta kibazo. Ese ahubwo gutya kuza kwiba ibyuma wabyakiye ute? Nta kibazo biba bintwaye kubera yuko wenda biba bigoye kuko hari igihe wenda nk'umuntu ashobora kuba bibonyeho bwa mbere yarangiza agatekereza akavuga ati se biriya bintu bigenda gute bigera gute, ariko bibaho ugomba kubyakira kubera yuko hari igihe ushobora nko kujya kuvugira Imana hehe mu isoko, none se wavugira Imana mu isoko imbere ya kamera bikakunanira? Ntago bishoboka. Ni hehe wigeze ujya kubwiriza igiterane ubona kirimo abantu benshi? Niba wibuka harimo nk'abantu bangaho ugereranije? Mpura n'abantu mu buzima bwa buri munsi wenda kuva nko ku bantu nka 40 kumanura. 40 gusa? Niba ujya ubwiriza? Nibo njya mbwiriza wenda ku rugero ngeze mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se wenda ku gatuti mu rusengero hari igihe bijya bikunda. Haba harimo nk'abantu bangahe? Nka 200, nk'ijana ijana gusa? Wenda haba hariho nk'abantu 80. Ubu rero hano abantu bari kukureba ni ukuri pe ntago benda kuzajya munsi y'igihumbi. Ni ukuri pe. Ubu uri ku gatuti. Ni ukuri. Imbere hari abantu 1000. Yego. Ngomba kubabwira Imana nabo bakumva Imana mu izina rya Yesu, kubera yuko hari igihe shobora kubabwira Imana bagafashwa, ibyari biri mu byabo bigahunga, burya hari umuzimu wirukanwa no gufashwa. Nababwira ngo bategere gutwa ijambo ry'Imana kubera yuko ijambo ry'Imana rirarema. Abavuga siko abantu bagiye kuri YouTube ngo baba baguye ntabwo waguye. Ubundi hagwa uwari usanzwe uragwa. Ni ukuvuga ngo YouTube ntabwo yabasha kukugwisha. Ni ukuvuga ngo wenda hari abantu benshi badashobora nko kuza wenda nko ku YouTube wenda bitewe n'impamvu runaka, ariko ni ukuvuga ngo iyo uri mu mwuka w'Imana, Imana igukoreramo nta gituma itakomeza kugukoresha kubera yuko nka hano kuri YouTube hari igihe wenda Imana biri kwagurira impano yawe kubera yuko na n'ubundi guhora ubwiriza abantu bakeya ntabwo aba ari byiza kubera yuko uko abantu bagwiriye niko n'imbaraga z'Imana ziza zikagwira kuri wowe. Naho ntago ngewe byangusha. Ntago Imana yakubwiye agase kuzajya kuri YouTube? Yarabimbwiye cyane. Ni ukuri pe yarabimbwiye kandi nawe ubwo nanjye hari ibyo nakubonyeho kugira ngo nkwemerere ko tuba twakorana ikiganiro, kandi aho nabiboneyeho nta minsi ihaciye. Bivuge hano tujya tubinjajwa na buriya reka nkubwire navuganye wenda n'abantu nkawe barenga nka 4, ariko muri abo bombi ntawe Imana yigeze inyemerera gukorana nawe cyangwa se ngo muboneho iyerekwa. Ni wowe naribonyeho pe. Nosi baraguhamagara cyane wabahamagara? Hari igihe twavuganaga wenda bamwe barampamagaraga abandi wenda tukavugana nko kuri za WhatsApp nka gutyo. Ariko wowe mu minsi ishize niho nabonye ibyawe nyine, hari ukuntu nyine ubwo nabibonye ntabwo nshatse kuvuga menshi, ariko hashimwe Yesu wabikoze. Imana ishimwe. Imana nishimwe cyane. Ubwo waje uri kuri gahunda y'Imana. Yego. Tugendana ibimenyetso twebwe ntabwo twiyobora. Ntabwo twiyobora. Nanjye ntiwabonye ko wampamagaye ibishuro zose nari nagiye nguhamagara ubona ko Yasini. Nukuri pe amavuta yahuye no kwisiga. Barishimwe cyane. Yego niho tubwire n'ijambo ry'Imana. Ego kambanze ndirimba kagakorasi kari kumfasha cyane muri iyi minsi. Ubw'Imana izaba yahinduye amateka yawe yose uko ari, abagupingaga bose bazagupfa
bazagufasha gushima Imana ubwo Imana izaba yahinduye amateka yawe yose uko ari, abagupingaga bose bazagufasha gushima Imana. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ubwo Imana izaba yahinduye amateka yabo yose, aba bavuga nabi, aba bavuga uko batari kose, abo ngabo bazaza kureba uko Imana yabagiriye neza, barangize babafashe gushima Imana. Hari igihe umuntu ashobora kukubona wambaye ubusa, yarangiza agatumira abandi mu nama y'ubukwe y'umuryango, we bakamuheza, ariko ubwo Imana izaba yabigenje neza, nta nama n'imwe izigera iterana batamutumiyemo. Imana y'amahoro rero itugirire neza kandi turwanirire. Kadusome ijambo ry'Imana, dusomere muri Yesaya 66 umurongo wa 5 gusa. Yego. Yesaya ibice 66. Yesaya ibice 66. Ego. Umurongo wa 5. Gondi kuhabura. Uri kuhabura. Yesaya ibice 66. Yesaya ibice 66 dore ku murongo wa 5, ni uwa 5 gusa urasoma. Yego. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abahindishwa imishyitsi n'ijambo rye. Ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abahindishwa imishyitsi n'ijambo rye. Bene wanyu babanze bakabaca babahora izina ryanjye. Ngo bene wanyu babanze bakabaca babahora izina ry'Uwiteka. Hari igihe bakijijwe bene wanyu bakakwanga, hari igihe bakijijwe imiryango ikakwanga, kubera yuko wamenye aho Imana nyamana yerekeye. Abo bose ngo abo bose baguciye, abo bose baguciye, umva uko Uwiteka avuganye nawe. Baravuze bati, ngaho Uwiteka nahabwa icyubahiro, turebe umunezero wanyu. Ngo baravuze ngo Uwiteka nahabwa icyubahiro, ngo turebe umunezero wanyu. Ngo Uwiteka nahabwa icyubahiro, ngo turebe ko ubwo burwayi bwawe burakira. Ngo Uwiteka nahabwa icyubahiro, ngo turebe ko iryo kode uzarivamo. Ngo Uwiteka ngo nahabwa icyubahiro, ngo turebe ko umugabo wawe azaguha amahoro. Ariko bazakorwa n'isoni. Ngariko ngo bazakorwa n'isoni. Abo bene wanyu bakwanze bakaguca, baguhora yuko wamenye Uwiteka, bakakwangira ubusa, ngariko ngo bazakorwa n'isoni. Aleluya, haleluya. Imana itugirire neza cyane. Oya, hari igihe dukizwa bene wacu bakatwanga, hari igihe duhindukira inzira y'Uwiteka, bene wacu nabo twasangiraga inzoga bakatwanga, inshuti zose zikatuvaho kubera yuko twamenye Uwiteka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka umufite wakomera, ariko ufite amafaranga ntiwakomera. Ufite Uwiteka wakomera, ariko ufite inshuti nyinshi ntabwo wakomera. Dusomere Zaburi y'ijana 29. Yego. Zaburi y'ijana na 29. Ego. Indirimbo y'amazamuka. Indirimbo y'amazamuka. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, abe ariko ubwoko bw'Abisirayeli buvuga none. Ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, abe ariko ubwoko bw'Abisirayeli buvuga none, abe ariko twebwe tuvuga none. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, ariko ntibanesheje. Oya, bakubabaje kenshi uhereye mu buto bwawe, ariko ntabwo bigeze bakunesha. Ubwo wabaga muri famiye, barangiza bakabona yuko uri umwaka muri bo. Ubwo wabaga muri famiye, barangiza bakavuga ngo ubwo utize ngo ntabwo ukwiye kubana nabo, ariko barakurwanije ntibakunesheje. Ubwo bakwirukanaga ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ukareba hepfo no haruguru, ukabona nta butabazi ufite, ibyaha byose bikakwikubitaho, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bikunesha, kuko Uwiteka yarari mu ruhande rwawe. Abahinzi bahinze ku mugongo wanjye bahaciye impavu ndende. Ngo abahinzi bahinze ku mugongo wawe, wa mubyeyi we. Abahinzi bakugukwena bahinze ku mugongo wawe, abahinzi bakukuroga bahinze ku mugongo wawe, abahinzi bakukwanga bakwangira ubusa bene wanyu bahinze ku mugongo wawe. Ngo
yaciye ibyobo birebire. Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Ngo Uwiteka ni umukiranutsi we. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo Uwiteka ni umukira bagushizeho, ya mitwaro abanyabyaha baguhekeshaga Uwiteka yayigukuyeho, arangije arayicagagura. Ya mitwaro ubwo bashakaga kugufungisha ngo ufungwe burundu, ya mitwaro Uwiteka yarayigutuye. Ya ngo y'izose Uwiteka yarazigutuye. Wibuka igihe amarozi yari yagufashe, wibuka igihe byari bikomeye mu ruhande rwawe, wibuka igihe imiryango yaguteragiranye, ariko Uwiteka yaciye imigozi y'umwanzi, arangije arakubwira ngo baho. Uwiteka ni umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha banshyizeho. Abangisiyoni bose bakorwa n'isoni basubizwa inyuma, babona ubwatsi n'imyaka bimeze ku mapfundo y'amazu byuma bitarakura. Iby'umusaruzi atuzuza ikiganza cye, cyangwa uhambira imiba atuzuza igikondorero cye. Abahisi ntibavuge bati umugisha w'Uwiteka ube kuri mwe. Tubasabiye umugisha mu izina ry'Uwiteka. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu nishimwe cyane kandi niyamamare. Ngo abakwanga bose bakorwe n'isoni basubizwe inyuma, babanga ubwatsi n'imyaka bimera ku mapfundo y'amazu ngo byuma bitarakura. Haleluya, haleluya. Oya, ibyari bigukurikiye byose Uwiteka byumishirize mu mayira bitarakura ngo bikugereho bigupfukiranye. Ibyari bikubereye imbogamizi byose Uwiteka byumishe mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe gukomeza kugenda, kubera yuko Uwiteka yemeye yuko bikura bigakurira mu ruhande rwawe, byagupfukiranya ukabura uko ureba, ukabura uko wumva, ukabura n'uko ugenda, ariko Uwiteka ibyo byose bigukurikiye byume nk'ubu bwatsi bumera hano ku mapfundo y'amazu. Imana y'amahoro nitugirire neza, Imana nituneshereze. Hano umurongo wa 8 uravuze ngo abahisi ntibavuge bati umugisha w'Uwiteka ube kuri mwe. Tubasabiye umugisha mu izina ry'Uwiteka. Amena. Dusabiye umugisha abumvise ijambo bose, dusabiye umugisha ababyeyi, abagabo, abasaza n'abakecuru, ndetse n'abasore n'abakobwa, mu izina ryawe Yesu. Abumvise iri jambo ryawe n'ukuri Uwiteka ubatabara uzindutse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Tuyivugana ku musozo. Ego. Nyine abanyarwanda baca umugani ngo akaryoshye ntigahora mwita. Nukuri pe. Bagombye kwikomereza paka bukeye. Ariko ntibyakunda, nubundi nzagaruka ngusure twivugira imbaraga z'Imana. Nta kibazo ndahari. Ugiye gutanga nimero zawe uburyo wagukenera, yaguhamagara mugасengana, none nubundi dusoreze n'isengesho. Imana nishimwe cyane. Nimero yanjye ni 072 900 38 64. Kanongere nyisubiremo nimero yanjye iba kuri WhatsApp. Iba kuri WhatsApp, ariko unashaka wayimpamagaraho nyikoresha byose. Kanongere nyisubiremo 072 900 38 64, cyangwa ukongera ukanshaka kuri 078 43 85 84 0. Yego. Dusengere dusoze. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwuza dufasha mu myaka iri. Niko natwuza dufasha, niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira ubuntu n'ineza yawe udahwema kutugirira, twongeye kugushimira imbabazi zawe uhora ugirira ubwoko bwawe. Mwami wanjye turabigushimiye, kandi twongeye kugushimira ineza n'urukundo rwawe uhora uhereza uyu mugaragu wawe, kugira ngo abashe kwamamaza ivugabutumwa mu bwoko bwawe. Kandi Uwiteka twongeye kugushimira yuko ubanye natwe mu kiganiro, tukaba tugisogeje amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi Data wa twese
wese nongeye gusengera abantu badukurikiye, abarwayi ndabasengeye mu izina ryawe Yesu, ndabakuraho imyuka mibi, ndabakuraho imbaraga z'abarozi, ndabakura muri karande, ndabahoza ubuzima bwabo mu izina ryawe Yesu nyiribihe, bakure mu bisekuru by'iwabo mu izina ryawe Yesu. Ndabategekera mwami wanjye bamarayika kugira ngo bagende babarambureho ukuboko kwawe, babarindisha imbaraga zawe. Nguhaye karibu n'ikaze ugere mu ngo z'abadukurikiye. Hari ababuze amahoro, hari ababujijwe amahoro n'abarozi, ni ukuri ndakwinginze Uwiteka, genda ubaha amahoro masa, ugenda ubavuganira aho batabasha kwivuganira. Komeza kubana natwe, ubwo tuzongera guhura turi bazima tuzashima izina ryawe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Amen.